Ubuhinzi ni urwego runini rw'ubukungu ku baturage b'u Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi. Rukoresha hafi 70% by'abaturage bose b'igihugu. Inganda zitanga hafi 31% by'umusaruro rusange, kandi zigaragara nk'imwe mu nzego zifatika mu iterambere ry'u Rwanda. 75% by'umusaruro w'ubuhinzi mu Rwanda ukomoka ku bahinzi bato. Ibihingwa nyamukuru by'u Rwanda birimo ikawa, ibireti, icyayi, indabo, ibishyimbo, ibitoki, ibirayi, umuceri, ingano, ibisheke, imyumbati, ibijumba, amashaza ndetse n'ibindi bitandukanye. Hafi 60% by'ubutaka bw'u Rwanda bubereye ubuhinzi kuko ni ubutaka bwera. Muri ibyo bihingwa byose tumaze kuvuga, bimwe ni gakondo y'Abanyarwanda, ibindi byagiye byinjira mu Rwanda bikuye mu bindi bihugu, haba mbere y'umwaduko w'abazungu ndetse no mu gihe cy'ubukoroni. Kimwe mu bihingwa byaturutse hanze y'u Rwanda ni amashaza, ari nayo tugiye kugarukaho tukamenya imvano yayo. Kwinjira kw'amashaza mu Rwanda bifitanye isano n'igitero cy'Ubutembo, ari nabyo ngiye kubagezaho, dore ko mu Rwanda habaye ibitero bitandukanye byo kwagura igihugu. Jye mwumva ndi mwarimu Kijana, bahaye ikaze. Iki gitero cy'Ubutembo cyabaye mu mwaka w'1874. Ikimenyetso cy'uwo mwaka cyabaye Nyakotsi, yitwa Rwakabyaza, yagaragaye mu Rwanda mu kwezi kwa Nyakanga 1874. Impamvu y'icyo gitero yabaye iyi ngiyi: hariho shabikobe bya Sebitoryi agatunga inka z'inyambo zitwaga imisakura. Izo nka bazigishishiriza Ikamuronsi, agahugu kari ku mutwe w'ikiyaga cya Kivu ku mupaka w'Ubuhunde. Umuhinza wo mu Buhunde witwaga Muvunyi wa Karinda arazitera arazinyaga. Iyo nkuru igeze kuri Kigeli wa kane Rwabugiri ari Rwamaraba, asanga bibaye ngombwa kujya guhorera izo nyambo ze zanyazwe n'uwo muhinza. Nyamara ubundi uwo Muvunyi yayobokaga u Rwanda akajya yohereza amakoro ibwami. Igihe ari mu byo guhaguruka, haza intumwa za Mwezi wa kane Gisabo, umwami w'u Burundi. Izo ntumwa zari abaganwa batatu baherekejwe n'intore 100. Batumye ibwami kuvunyisha Rwabugiri, abatumaho ko ari mu rugendo, ko abaheje kugeza igihe azahindukirira. Abasigira umutware we Mugabwa mbere wa Nyamutera, akajya bacumbikira i Kanyinya na Rubingo rwa Shyorongi. Ategeka ingo ze zose ko zizajya ziboherereza amazimano, bakazibagira inka 3 buri munsi, uretse iby'amazimano kandi y'ibiribwa n'amayoga. Rwabugira amaze guhaguruka iwe i Rwamaraba, atuma abantu ku bagore be ngo barushanwe kwitegura intumwa za Mwezi, anababwira ko uzarusha abandi umwitegura ari we uzatahirwa n'ibirori by'imyiyereko bikazakirirwamo intumwa za Mwezi. Abwira izo ntumwa ati: ungire Kivugiza cya Gatsibo, umbwirire Muhundwa Ngeyo wa Ngarambe, umukobwa uteye abahungu imbabazi, uti witegura intumwa za Mwezi. Ningushima ingabo zizagutaramira, inyambo zitaha iwawe. Uwo yari Kangeyo ka Nyabujinja ka Nyiracumu wagengaga urugo rw'i Gatsibo. Rwabugiri yahagurutse i Rwamaraba, ataha i Rubengera, ahategerereza abatasi yari yohereje kumutatira Ubuhunde. Abo batasi bamaze kurondorera umwami ibyo kwa Muvunyi wa Karinda, umuhinza w'Ubuhunde, n'abatware bakomeye muri icyo gihugu. Intore zo mu ngangurarugo zihimbiraho indirimbo yitwa Rwahama. Igitero kigeze mu Buhunde cyaje kurwanya Muvunyi wa Karinda, araneshwa, ariko arabikinga ntibashobora kumushyikira. Ubwo ingando ya Kigeli wa kane Rwabugiri yari i Runyana. Amaze gutsinda Muvunyi n'abategeka bandi bo mu Buhunde, Murego wabigiriwe ndetse yatewe mbere ya Muvunyi. Shabiganza we ngo yaba yarahunze, ariko ntibizwi neza. Abandi batewe bagatsindwa ni Murengezi wa Nyarubwa wa Karenge na Rwankuba rwa Gahinda. Twabonye mbere ko umwami yari aganditse i Runyana. Yari yaratatishije Nkingo iri hafi y'Urunyana, kuko mu Bwiru bari bazi ko ariho Abarenge baramvuye ingoma y'ingabe yitwaga Mpatsibihugu.
ategeka abiru be kuharamvura ingoma y'ingabe nshya yari yageneye iryo zina rya Mpatsibihugu kugira ngo ayungukiremo ububasha bw'abarenge ba kera bategekaga ibihugu bigari u Rwanda rwari rutarigarurira byose. Aho Rwabugira amariye gukubanga ubuhunde bwose, abaza abatasi bati, inyuma y'ishyamba turuzi rihetuye ubuhunde hari ibihugu nyabaki? Abatasi bamubwira ko batabizi, ko ari nta wigeze arenga iryo shyamba, ariko bamumenyesha ibyo bumvanye abandi ngo uryinjiyemo amaherezo inzira yinjira mu mugezi wa Nyabarongo, akaba ari nayo bagenda bavogera ikikijwe n'inzitiro z'imigano. Rukaba urugendo rurerure rukazageza aho inzira izakukira bakabona kugenda ahatari mu mazi. Rwabugira ati, nimuhoge tugende tujye kureba ibihugu byaba inyuma y'ishyamba, ubwo hatataswe tuzagenda tuhitatira ubwacu. Ingabo zose zinjira mu ishyamba, amaherezo koko binjira muri wa mugezi, inzira iwinjiramo nabo barawuvogera Rwabugira n'abagore be bahetswe. Urwo rugendo baruhereye mu gitondo bakuka uwo mugezi ikigoroba. Aho bakukiye uwo mugezi wa Nyabarongo rero bagandika mu ishyamba. Bukeye barakomeza bahinguka ahantu hatamurutse hatuwe n'abantu bameze nk'abahunde ariko batazi ibyuma bicurwa. Barwanishaga ibisongo by'imigano kandi bagahingisha inkonzo z'ibiti. Babonye abo bantu bapfupfunutse mu ishyamba bagerageza kubarwanya, ariko Abanyarwanda barabatsinda. Ingabo zikomeza zikurikiye inzira yo mu ishyamba, zibona indi midugudu imeze nk'iyo bari bahingukiyemo mbere, ariko muri iyo midugudu bahasanga ibintu abo baturage baho bahingaga byari bibatunze. Kuko rero impamba zari zagabanutse, umwami abwira rubanda ati, nimurye biriya bintu ubwo byari bitunze abandi bantu namwe byabatunga, nitugera i Rwanda muzanywe imiti yo kubahumanura. Ibyo bintu bavugaga byari amashaza. Hanyuma bajya guhaguruka ngo bagarukire mu Rwanda, umwami ategeka ko bazagarukana imbuto zayo. Aho azagerera Rubengera ngo ahingisha mu gikari utuyogi two kororeramo ayo mashaza. Izina bayitaga Cyaduka akikwirakwiza mu Rwanda bwa mbere ryari amashaza, kuko yabanje guhingwa mu bwishaza. Ntabwo Abanyarwanda batangaga amakoro y'amashaza kuko atari umwaka wa karande mu Rwanda, kandi n'uwaryaga amashaza ntiyashoboraga kunywa amata ngo amashaza yica inka. Ngicyo rero ikintu cy'ingirakamaro igitero cy'Ibutembo cyagiriye u Rwanda, kururonkera imbuto nshya. Aho izina ry'igitero cy'Ibutembo ryaturutse ni muri iryo shyamba riri inyuma y'ubuhunde n'ubuhavu. Aka karere kose kari inyuma y'ishyamba mu burengerazuba bw'ibyo bihugu byitwa Butembo. Igitero cyari cyarahagurukiye ubuhunde, hanyuma kirenze ishyamba kivanaho izina ry'Ubutembo. Bamaze kugera mu Rwanda, ingabo zitabaruka ukwazo zerekeje Uburiza n'Ubwanacyambwe ngo zizahahurire n'umwami zibukore imihango y'imyiyereko, ari wo munsi w'ibirori byasezeraga ibitero. Naho Rwaburigiri aherekezwa n'abatware bamwe anyura iyo mu Murera, ahinguka ku Rusumo kwa Magara, ku Rusumo rwa Kabona ku ngezi ya Burera, anyura iy'Ububeruka agana iw'i Gatsibo ngo arebe uko umwamikazi Kangeyo Kanyabujinja yari yarakoze mu mwiteguro. Twibuke ko atabara yari yaratumye ku bamikazi bose ngo bazamwitegure, uzarusha abandi akazaba ari we utaramirwa n'ingabo zitabarutse. Ageze i Gatsibo areba imyiteguro y'urwo rugo, umwami atanga umunsi wo kubyukurutsa. Birangiye arahaguruka. Ageze i Gasabo iw'umwamikazi Bayundo ba Rwigenza, asanga umwiteguro waho uruta uw'i Gatsibo. Nanone barabyukurutsa, hanyuma umwami arahaguruka Gikabuye ka Jabana iy'umwamikazi Kanjogera. Ikabuye bari barakoze umwiteguro urushijeho guhimba, basanga ari ibwami koko. Kuko rero Kanjogera yari inkundwakazi, Rwabugira atumiza ba Barundi bo kwa Mwezi bamusanga Ikabuye. Ingabo ziyereka ari ishyano ryose, hatumiwe n'izitari zaratabaye, ari ugushaka umurato wo kwereka Abarundi. Umwami rero yamaze iminsi Ikabuye, hanyuma arahaguruka ajya i Kigali ari kumwe na ba Barundi. Bageze kwa Nyirandabaruta ya Sendirima, basanga umutako uruta ahandi hose ku buryo bitari bigifite n'igereranyirizo. Mu birori by'imyereko,
ingabo zatabarutse nibwo Biraro bya Nyamushanja wa Rugira yahimbiye Rwabugiri ikivugo inkataza kurekera arakimutura. Ngayo nguko rero aho imbuto y'amashaza yaturutse, abatari babizi murabimenye, mwumvise ko yaturutse ku gitero cy'Ibutembo cyari kibasiye Abahundi. Mukomeze kuhirwa n'ibyo mukora byose. Jye n'ubundi ndi mwarimu Kijana, ndabakunda cyane, ariko mbabwira ko utarakora subscribe yayikora, ndetse mugakora share, like na comments, nabyo ni ingenzi cyane kuri njye. Murakoze cyane.